Mama bite? Byiza. Ko wicaye hano se? Uvuyeyo? Uvuyeyo? Iki hano. Si inkuru rero. Mama nagezeyo nsanga wa musore we wa muhungu mukuru Kirayi. Maze iminsi ariwe nsangayo muzehe we sinakimubona cyagiye nari kubwira ngo amufukisha muri kunyirengagiza gusa nawe muri za raporo bigeze kumpa no muri bya n'ibyakera nagiye muzabuza amakuru namubajije mu bike numva nawe ntazi yikwerekera so ndamubwira ndasubira muzehe hariyo kugira ngo abayo tubiganiraho. Rero umuhungu wanjye impamvu nakubuje ikintu cy'abakobwa ntabigarutseho byane y'abakobwa mbigarutseho pe mwana wanjye impamvu mbigarutseho umva rero umuhungu wanjye isa gihari n'umugabo wa Munyana bari barahanye igihango uzashaka mu bakobwa bo kwa Munyana wiki ahubwo bitegure ejo turaje kubasura tubatunguye. Mama ibintu ni byakera ibintu by'ibihango byose tutabikoze byabaye. Mbabarira mwana wanjye ntumbabarize umutima. Mama nanabikoze ko wari kugenda mu rugo. Oya byumve mwana wanjye byumva ariko ibintu siko yasize avuze. Ibintu ni byakera. Tekereza kanigende. Mwiriwe neza. Amahoro. Yego. Ni karibu? Umeze neza. Yego. Icari. Yewe. Meze mutese? Nta kibazo. Ako si mama kiko mudusuye mudutunguye no buhoro. Ni amahoro ariko si mutware n'abana baraba. Sha ni amahoro impanga zanjye zimeze neza na musaza wabo nta kibazo rwose. Cyari kinzanye ndi gushaka umutware wawe hari namubona. Sha nawe uhari. Ahubwo se kuri kumushaka mbona ntazi ni amahoro. Wigira ikibazo nta kibazo. Oh. Niba none hari amahoro ibyo wamushakiraga wabimbwira nta kibazo ngo nanjye niba ndi gukemura. Icyo namushakiraga umuhungu wanjye aherutse kuva mu kazi mbona sinzi ukuntu ameze hari ibintu hari muri kuba ari kumukinga nibyo nashakaga kubabaza. Ariko papa we amaze iminsi nyine hari utuntu ari kujyajyamo ariko turi no kurangira usibye ko ubwo nibwo yaragiyeyo yasanze umuhungu wanjye urumva umuhungu wanjye ntabwo azi diru zose wasanga ariyo mpamvu atasobanukiwe neza akaba ariyo mpamvu wamubonye nyine yababaye. Umuhungu wanjye amaze kuba mukuru amaze gukura narenje ngo dukore ya diru ive mu nzira. Umuhungu wanjye amaze gukura kwari kugira nkeneye nakuzukuru mbese ni byiza ahubwo se ikibazo gihari abakobwa bacu ntiturabibabwira. Umuhungu wawe warabizi wigira ikibazo njye umuhungu wanjye nta kibazo ikibazo ni mwebwe. Oh niba noneho we nta kibazo nanjye ndaza kubiganirizaho umutware wanjye tuziye ukuntu twabibwira bariya bana noneho ibibazo bivemo. Ariko se munyakutananyakiye koko sha mana we ahubwo araturanyibukije hari hoteli nziza. Yego numva hari umushuti wanjye nyine ubu ari wandanjyana ngo ari hoteli nziza ahubwo waretse akaba ariho tujya tukajya gufata akantu turimo turaganira. nta kibazo reka rero wumva reka nze nkubitemo agakanzu bihite tugera. Yego ariko ubundi barizire karameri kubera iki iyo tugerageje guteretwa papa na mama babyanga no kubera iki wabuze impamvu? Kunyizi nahubwo nanjye nkuze kubyibaza nkabura unsobanurira ni gute umuntu agerageza kuzana sheri we akavuga ngo reka ngo igihe ntikiragera biterwa n'iki? Abakobwa y'imyaka 25 turaho tutari twageze igihe cyo gutereta twasuje kwiga mana njye mbona nta n'inenge yindi ngeze igihe pe ntabwo nzi impamvu mama na papa dufite n'amafaranga aba atari kumva uburyo umuntu
yanagira sheri ibyo bintu byumva cyangwa n'ibira byabo ngo tubanze ngo twige za masters n'ibiki byose ngiye stress yo kwiga ntabwo yari yangwamo njyewe sinasubirayo pe biragoye cyane kubona ubwo umuntu yanaziga ariko ubundi ntabwo naziga nta namaze no kwigerera mu rugo rwanjye kandi uwo musore uzadutwarira rimwe tuzamukura ese ubundi wasiga ntabwo nashobora kubaho ntagufite ese nubwo buryohe ko tubukeneye umuntu aba akeneye no kwishima uzi ubuzima ufite sheri ukuntu biba bimeze neza uzi abakobwa bashyingiwe twari tungana uzi ukuntu bameze neza bararyoshye shama urukundo ruraryoha umva nanjye njya mbabona rwose banezerewe bameze neza umuntu uri gukomanga nk'ugiye kuruca injira sunika harafunguye cyaba ni babandi batwara imyanda uyu se wa n'uwateye bite ushaka iki Akazi. uri gushaka iki Akazi. iki Akazi. Ushoboye iki buriya? Akazi kose nagashobora. wabonye ibyo Imana yaturinze umukobwa mwiza gutya ufite imbaraga yakoze Imana ni nyakubahwa ingapfe ushoboye akahe kazi Akazi kose nagashobora. Gukubura, kwahira, gutasha, ngaho no guteka nagashobora. gutashya no kwahira se n'ibiki Gutasha no gusenya. gusa Gusenya. ese ubundi ko mbona urimo kwishimagura aho waba woga Sinzi. cyangwa yazanye indazi wanyu ubu uzashobora iki kumva n'urutwa n'uwari uvuye hamwe Byose ndabizi nabishobora. uri kwishimagura gutyo Ibihera. urara hanze Mu nzu. inzu imeze ite buriya Niyo kwa kaka. ubwo ntatuzaniye imperi muri iyi nzu ndi kubona atazateka ibiryo nka mbere Aya nta mperi mfite. niba se umuntu nakwigisha no koga uzagerageza ujyane n'isuku Yego. baziza reka njya kuhamagara mama genda aze umuzane arebe uyu mukobwa cyamuzane ndebe ko nubwo akazi katumereye nabi uyu we sinzi ko azabishobora Nuko kaka nari mbaga mu nzu yo kwa kaka nuko kaka yarantukaga nuko rero akanyuma n'ibiryo kandi nahiriye ntamaze nkatashya namuvomera nuko ntame ibiryo rero nitambuka ngo kanje kwishakira sorry basi nsure sure karibu ngwino njye kureba mere muvuga ma uri kumva umeze uteze ntabwo meze neza uri kubabara he umugongo rega waradukoreye kamwe ntacyo mbaze barakira tujye kwa muganga igisore mama rega ntabwo turajya kwa muganga aracyafite akabaraga igisore akarwara ugatera umugeri use nkaho tutabizi ntabyo mu igisore urwara n'intuzi imbaraga cyangwa harimo akandi kanama ego baza nongeye kubyara imbaraga ubona mama yaraje gutwita yabyara koko siyabyara nk'utwana dutatu dukurikiranye rwose dutatu twaba twiza unongeye kubyara utundi nka tubiri
Ma urabona turi babi? Oya ntabwo muriyumvasha. Ubwo nyine ndi kwibaza ngo ninde waheka. Si ubundi waduha dusaza twacu. Wenda nka dutatu. Katubyarira rimwe. Njye rero twaba dutanu nta kibazo. Yego mabyo. Dutanu we. Wenda tubiri. Njye nshaka dutanu. Ego. Wakita neka. Twakwitwa abantu. Nakita Kirisi. Kamwe. Wowe. Njyewe. Niba narido. Nasugira. Nikanego. Nanuko ko tubaye dutatu kandi ushaka dutanu. Akane kumva ko ari Ndasaliwe. Akabiriso kamwe tubiri dutatu tune dutanu. ajya bamuhanze yitwa Wowe. bari Justin Bieber. Ibyo nimwe mwabimenye. Abo. Bande baje abapolisi se oya ariko abayobozi Wagiye ntabwo nasarishije mu by'ukuri. Mwamukuriye. abayobozi hari Wavuze sewa. baje kura baje baje Yesu mwamusobanuye baje Wangu umugore cyakigore kibishe kimwe kigira kirekire nakagaho kamwe baraje Swimwe mwete kuzijana he. cyangwa gesa Yakuze numiwe. Mama nagora. Namukomanzira. Yego karibu. Bitwe sipe. mama horo Yego mama. Karibu. Ye mwicare. Stari. Yo mwari muraho. tura namwe Natwe turaho. Yo musuza abashyitsi. Neza. amakuru Bazisuza abashyitsi. Bazizagenda nawe usuza abashyitsi. nabyo mbasuhuze nabyo mbasuhuze Muraho amakuru ni meza. ute Ni karibu. nibyo bari bakinguriyemo yego ingosha niba none nimbuze sha mabuje niba yenda nimbuze ngo baje ku niba yenda cyagenje ngahita mfata inkweto zanyu mwari mwazizanye nanjye nabo bazambaye ntabwo bazisubiyemo mabuje nabo nari ndi kuvuga ngo baraje bashitsi mukomere cyane Kandi narababwiye. Yewe ni karibu mama. ariko mwana ufite umukobwa uzi gusetsa wamukuye he Mama narumiwe nukuri. Umva narumiwe ni kuriya bameze mu gitondo ni kuriya ni mbese tugiraga agahenge hano ari uko asingiye. ariko nta kibazo cyo azi gusetsa pe Ni umusazi. Ariko Ntacyo mama basusurutse yahari. Toya ni umugore. ususuruka se biki Ususurutse nuko nta kinyabupfura agira. Yewe si pe ngaho rero. Nuko. Naho ibyo uriya mukozi wanjye mwana. ntacyo atwaye Nuko nakundi nyine. ntacyo atwaye Ngaho da. Yewe dore impanga nuko
bari kubuyabuye. Impanga zirakundana pe. Barakuze pe. Yewe cyane pe, barakuze. Hanyuma wibuka amazina yabo? Nta ntibibuka mana barakuze. Bigo. Aka ni abakobwa beza. Uyu yitwa Bazirete, uyu yitwa Bazizane. Kuba gagiye gusa amazina. Na dore nuko. N'umuhungu wanjye nabibwire ngo ndamuvugira kandi akuze. Bigo. Ariko. Murakoze mama. Wakoze kugeza hano. Nitwa Kibu. Ninjye muhungu wa mama. Twaraganiriye kenshi, yambwiraga ko azanzana hano nkabasura. Umuntu nanziranye nawe ni muzehe, ngira ngo nitwe twaravuganye na mukuru wanyu. Ariko namwe nishimiye kubabona. Bazizane na Bazirete. Yes, Bazirete. Ni byiza rero kubana namwe uyu mwanya. Yewe twishimiye kubabona kandi murakoze cyane. Ahubwo se we Baziza nawe ndamusuhuje. Twongere mu musuhuze. Kandi twamusuhuje. Mwongere mu musuhuze. Mugende mu musuhuze. Ariko twe twanamusuhuje. Wow. Aturaho. Neza. Yego. Ni karibu. Mama musuhuze. Ni wowe? Bazirete. Bazirete. Yego. Mwongere usuhuze na mama. Bazirete. Aho nzaze. Twishimiye kubabona. Yego. Bazizane. Umeze neza ariko Imeze neza. Yewe ahubwo si pe. Ukunda kunsura ntunguye ma. Umuhungu wanjye yifuzaga kugera hano, niyo mpamvu twaje tubatunguye. Yahoraga ambwira ko ashaka kugera hano. Ni byiza nako tubishimiye. Yewe yarakuze disi muheruka kera. Amashuri aba yarabaheranye bakagenda n'abantu umuntu akazongera kubabona barakuze go. Turishimye. Mane namwiza. Bose babibonye se. mwiza byo wagira afite n'akazi keza. Ahubwo tudatinze hari ahantu tugiye twaba twigendeye. Murakoze cyane pe. Murakoze ni ukuri. Mama bazagaruke. Ni ukuri kumvura igwa n'isubira pe. Ariko niyo adataho wenyine uramuha. Kagabo muhagurishe tu. Ni ukuri. Yewe. Tuzagaruka. Yego pe. Babishimiye. Kirayi rero. Yego mama. Hano habuze abashitsi. Hari umubyeyi duhe nawe n'undi musore njya nkunda kubona iyo ndi ku kazi ajya akunda kuhatambuka ndababona. Uramuhunga yagira? Ajya ariko akanzegeza ajya apaza raporo nka buri byo mubwira. Ndamuzi rero umugabo uriya mubyeyi ubwo ni se uriya muhungu. Yego. Iwe n'iriya kampani nyirizina. Ageka ntabwo mwari mubizi mwese hano. Ngira ngo kampani ni ya papa. Akata. No kuvuga ngo nkaje nkaba mwana ajya papa. Papa wanyu yakoreye uriya uwo mugabo nyine ise uriya muhungu yamukoreye igihe kirekire. Yego. Aramwizera. Yego. Ukumwizera neneho amwegurira kampani arayiyobora nyine abari wihagararira naho umaze gukura akugira umuyobozi wayo nyine kubera yuko uriya muhungu atari yagakuze yarakiga ubwo ntabwo yari yakamenya ibyari byo kubera yarakiga ubwo rero iyaje nawe nyine rero bamaze kuba umusore abashaka kumenya ibyari byo rero n'ubwo buryo navuga yuko twebwe turi abakozi babo noneho yego noneho Yesu akaba yaranyanye gatoya wavangiwe ntabwo navangiwe uri muzima yego cyangwa maze gushakira paracetamol mama oya n'undi nsanga ntameze neza ariko ntabwo ari uburwayi mu mutwe neza ntega amatwi mwana wanjye
noneho impamvu mbibabwiye ngo iso atari yava mu butumwa ni ukugira ngo byibuze ntuzongera kumubona aje ku kazi. Niba waranigeze kuba nyine wamwakira nabi uje uramwakira neza. N'ubusanzwe yewe abantu bose bansanze bakira neza ko babaje gushaka serivisi dutanga no kumenya amakuru ku byo dukora. Ubwo rero naramwakira ariko na papa nyine bavugana ariko akavuga na papa na papa igihunga ubimenyereye agiye yari ugasohora icyo gikambashe ibintu mbonye nabizijya gukabwirana abinjira mu ibi byose ubona twagezeho tubikesha bariya ibibazo ukuntu ka boss kaza gafite confidence murabona akambaza kamubita mu mashini kandi koko ni wambona ibintu bya company nabonye mu mashini ndeba amadokima mfite mu mashini birasa kopi usibye biratumwe tubanga twakazi kanye nyine mba ngira ngo nikorere nitwo nabonye tutarimo ne ikintu cyose kiri mu mashini yandisha mu papa nawe kimwe papa plutôt cyane nabonye ikigize ute kino mu mashini yiwe Banasema turabapagasi babo. Oya. Ntabwo twabaze umuntu w'inkoko namenye byose uri kubirebera hano. Ntabwo nari nakasoje kubasobanurira abana banjye. No kuvuga ngo impamvu tutarabapagasi bimwe byo gupagasa nuko papa wanyu na se uriya mwana bagiranye igihango gikomeye. Nibyo ntibasobanurira mutuze mwese mwumve mbasobanurire umucecetse. Noneho bagirana igihango bagiranye cyitwa ngo iki? Bagiranye igihango yuko umutungo wose kubera yuko muri ya company bafitemo 75 tukagiramo 25. Urumva yuko company ni nkaho ni yabo already. Rero aho bitandukaniye no kubona twavuga ngo turabapagasi bya nyabyo nuko igihango bagiranye uriya mugabo atanapfa. Noneho iriya mitungo yose ko uriya muhungu we ari uzayisigarana. Ubwo bivuze ngo 75 kabo kari kuri muhungu. Yego. Ubwo ni boss. Ubwo 25 isigaye niyo izaba ari yacu. None hariko uriya muhungu. Ese mama uretse gato dukoze diru kamukubitumwe muri abangaba si ibintu byahita biba fresh cyane. Kumva sinyana niya rero batekereza nka soma wanjye n'ubundi yasize bumvikanye ko uriya muhungu we azashakana n'umwe mu bakobwa bacu. Okay. Sinjyewe mama. Muguhanuza uratsinda zayo. Ntabwo twari twamenya we n'ubundi yaje hano yabarebye urumva. Noma bitwaye bate? Sinanakwiye ngo barandaga ngo ntabwo babigaragaje. Ninjyewe. Oya bitwaye neza nawe ni mukuru yarebaga usibye ko yareba yareka no kuvuga twebwe iwacu habanza kugenda umukobwa mukuru. Ninjye gakuru. Ntabwo Ninjye gakuru. Ninjye uzashyingira. Ubibonera ninjye. Ubwo nuko bimeze azatwara. Mane ndeka. Yego. Ninde gakuru? Amo marekera mu cyochora ni byo cyo kibazo. Ninjye gakuru. Wera hazagukunda azakunda. Ese ubundi no kwa muganga mama ntabwo bigeze baguhe bashyiraho ibimenyetso ku bana ngo umenye gakuru. We nibyo tube tubyihoreye iso nazo tuzamenya ibyari byo. Ntabwo twahita iyo mama wifunika wazakunda. Ninjye gakuru. Ntabwo se byagenda kose azajyana ngo umugabo azagutwara niho uzantwara. Ninjye gakuru ariko azabanza zo ndambagira. Oya ibyo mwe mubyihoreye nta kintu. Ikomeza mama ngakomeza. Ubwo nyine nuko bimeze. Rero bariya abantu bo muri uriya muryango nukububaha mbese kukabe no kukeza mbabwiye ukuntu ibintu byose bimeze. Ubwo nayo nazajya aza ku kazi uzagira n'ukuntu namwitwara. Ubwo byo nabyumvise. Yego. Ma. Ninjye mukuru. Nuko bimeze kandi ninjye mukuru. Mukuru se ndusha ubwiza nukuri muremure ntabwo ndusha ubwiza. Murusha uburebure. Nushaka umujyana. Ninjye mukuru umenye. Ariko mana ntajimwe. Uzakunda ni wazatwara. Icyo nacyo kibaye ikibazo. Ntabwo se ndi mwiza. Niba kubenga Bambendera icyo kandi mwiza. Oya ibyo mubyihoreye nta kibazo. katwe tubiretse. Inda zawe nikizabe cyo guteka.
Rero abanani nuko nakubwiye birakunaniye. Maduduzi muzamuhamagaza gutekere yabinyama.